mu rugo haba ibidukomeretsa byinshi sibyo ku kazi akazi kino nawe uragafite nawe uba muri ako kazi ntibasiba kukubwira nabi ntibasiba kugutumaho udashaka ntibasiba kuguhindura shift uko utazishaka zijya zose wakundaga wasabye barazikwimye ariko wanze kuva mu kazi kiriya gikomeri ko kitatumye usezera mu kazi ngo uje kwicara mu rugo uzukurikira abakora akazi online cyangwa ushaka n'aka online akazi nako ko gukomeretsa sibyo none kariya kazi kwiko utakavuyemo kuzuyemo ibikomere bya rasizme n'ibitutsi n'ibindi byose mu nzu y'Imana akaba ari gukomerekera kwavamo burundu ntusubire nta muntu urageraho satani atarasi imyambi cyo nikintu cyo kumenya umushumba wagushumbye ni umuntu n'umunyamubiri yokora intege nke yorakara yo gukomeretsa yo kubabaza kandi nawe umukomeretsa ukanamubabaza nawe akababara akanakubwira nabi iyo bigeze aho wumva nta connection ufite hahantu kumva ntibigenda rwose ni byiza ko ushopinga mugani wawe ko waruvuze ahandi ukareba ahantu ubugingo bwawe bw'uburyo bwa mwuka bwongera kandi gukurira neza aho yumva aho ugenda ukumva usabanye n'ubwiza bw'Imana ukabaha amahoro ukongera ugasenga ugakonekta n'ijuru noneho ushobora kuja ahantu ukahakunda ukahakurira mu buryo bw'umwuka hakazagutiza n'imbaraga zo kuzababarira wa muntu Imana ibafashe kugira ngo mubone amateraniro nibyo byiza kuko hari igihe umuntu yicara online kugira ngo anenga abandi gusa akareba akavuga ati ko pasiteri we kariya gakoti ke ahora azana buri cyumweru karandambiye uriya runaka dolari kwayura uriya dolari kongorerana nawe tuteranye uri ahantu gusa ntiwicaye mu materaniro nyine ngo telefone ukayisubiza isoni kandi baratugoye abo bantu bazatubwira ngo ijwi ngo ryabuze ngo byagenze gutya pastor abazi ngo amateraniro no niwe mugabo watetswe mu nguguru y'amavuta irakama ahagararamo kugeza amavuta ashize bamureza aravuga ataka kagabo ndaherezo ryako mugende muje kumutiriya azicwe n'irungu nta kundi ariko kubera Kristo wari uri muri Yohana zatumye Bibiliya ivuga ngo bamujanye kuri kakarwa bavugaga ngo azicwa n'inzara ngo cyangwa n'irungu ica gatatu ngo n'inyamaswa z'inkazi ngo zizamusangayo zimuri ariko ngo agereyo aravuga ngo ku munsi w'Imana nari mu mwuka haleluya Bwana sifiwe ku munsi w'Imana ngo nagiye mu mwuka atangira kugira iyerekwa yandika kiriya gitabo cy'ibyacu iyo uri kumwe n'Imana tarungu ry'abantu bogira taryo iyo uri kumwe n'Imana aho waba uri nta kibazo waba ufite ni ukuvuga ngo niyo waba ugoswe n'abambuzi n'abagome n'abameze gute wewe uzubareba ukabona ijuru ryakingutse amen haleluya Shep to Shep igarutse twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe naharete nk'ibisanzwe mu kiganiro tubazaniramo abatumirwa batandukanye tuvuga ku matopika atandukanye mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bwo mu mwuka byose tubikoraho kuko biratugize uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'itorero ibikomere byo mu itorero ibintu bibera mu matorero nibyo tugiye kwibandaho cyane umutumirwa twabazaniye muramuzi hari n'ikindi gihe yaje kutuganiriza ibintu byiza cyane atuganiriza ku bana abana bakubagana abana badakubagana yatuganirije ibintu byafashije abantu cyane n'uyu munsi twamugaruye ariko twamugaruye noneho Pastor karibu asante sana turakwakiriye kuri Shep to Shep murakoze no kuri turashimye ku ikaze ryanyu Imana ibaheze umugisha twaherukanaga kera mugani wa muririmbyi ariko twongeye kubona turi bazima dushimiye kuba dukurikiye nabo n'abazadukurikira ikindi gihe kitari none nabo ko bakunze gukurikira ibiganiro byiza mutanga Imana ibaheze umugisha amen karibu Pastor asante turakwishimiye wakoze kutubonera umwanya ntabwo hanze hameze neza neje yasaze sinabone hano hanze ni hatari ariko wanyuzemo urazi nanyuzemo rwose
hagize neza. twaje kugira ngo dusangire ibiganiro. Tugiye kuvuga ku itorero. Muri iki gihe turi kubona abantu online cyane kurusha mu itorero. Harimo ababa barakomeretse, hari igihe aba ari ubunebwe, hari igihe haba hari izindi mpamvu zifatika z'uburwayi cyangwa ikindi zituma abantu bakurikira online. Ariko hari abantu bamaze nko kubihindura, reka mbivuge nk'umuco, akumva online naryo n'itorero, akumva ntacyo bimutwaye, nta kibazo. Twatangira twibutsa abantu itorero icyo ari cyo n'umumaro waryo n'impamvu Kristo yari yarishyizeho kugira ngo dukangure wenda. Mu by'ukuri buri gihe kigira nyine ibyaco. Yego. Iki naco ni igihe. Kandi igihe iyo kije biragoye kurwana naco kugira ngo abantu bagitsinde. Yego. Ariko kandi igihe kiza kimara igihe. Yego. Niko biza bigenda. Naratangaye igihe sico tuganira ariko reka mvuge gatoya. Nta kibazo. Igihe kiza kimara icuma. Yego. Icuma. Nta kintu comara icuma keretse igihe. Siko kuri. Ntabwo byumvise. Icuma kiza icuma uko wakiguze ntacu ukozeho. Ugiteretse hasi. Yego. Igihe kirakimara. Kikagera igihe kigatonda ingesi. Yego. Kikaroha kikavunguka, kigashira Imagine. Wow. Kikamagwa n'iki n'igihe gusa. Ibi rero nabyo ni ibihe tutagiraga, tutari tuzi, ariko tumaze kubona nyine ubu nyine kuko byazanwe n'iki? Byazanwe n'igihe. Amateraniro nakuze mbona njewe atandukanye n'amateraniro ya none. Yego. Kuko twahoraga duterana mu z'ukuri mu buryo bwo kubana, bwo guhura mu rusengero mugasenga cyangwa se mu cyumba cy'amasengesho mugasabana, mukagira ibihe byiza, mugatyazana kuko ijambo ry'Imana ribivuga, ukumva n'ijwi rya mwene so riri hafi yawe, ukumva n'imbaraga kuri wewe cyane rwose. Hari umuvandimwe ni inshuti yanje cyane yigeze kutubwira kera, wenda nadukurikira azabyibuka kuko twarabanaga, aravuga ngo iyo yumvishe yabuze ibyishimo mu gitaramo, ngo iyo yumva umunezero wabaye muke ntamenye impamvu atanezerwa muri uwo mwanya kandi abandi banezerewe, aravuga ngo yageze areba njewe mu itorero, mu gitaramo cyangwa se mu rusengero, ati nkareba Eugene nkamwitegereza, kareba ukuntu iwe yakonekite kare, namwitegereza nkavuga ati uyu wacu byagenze gute, nabona ibyishimo afite, nabona umunezero afite, nabona ukuntu iwe yageze kure, ati naje nkumva bigahita bimugaruramo nawe morale, naje ngatangira kumva umunezero wabaye mu mutima. Rero uko niko twateranaga. Ntabwo twateranaga ngo dutekereze ko hari undi muntu uteranye natwe atari kumwe natwe aho ngaho, kandi koko nyine ntabwo byabagaho, kuko impamvu zibigaragaza nuko nta byuma byabaga bitureba, ni ukuvuga ngo babaga bari aho, mwarimu umwe yigeze kutubwira kera, turamubwira ngo twebwe ntitwakoze interogasiyo. Kubera iki? Sinari mbari, habaye impamvu zituma ndaza ku ishuri. None ndamubwiraga none nta kuntu uwo ndebera njewe nanje nzakore nk'abandi. Arambwira ngo udahari igiti ntikiza kimugwira. Ntiwari uhari, twabitanze udahari, ntako ibyo byarakurenganye nyine. Ico gihe rero twumvaga ko umuntu udahari nyine ni zero, we ntiyahabaye, ntiyateranye nawe. Ubu ngubu rero niho twatangiye kubona amateraniro ya online, abantu bakiyumva ko baba mu rugo, ntibaze guterana, kandi bagasenga, kandi bakanezerwa, kandi bagahura n'ubwiza bw'Imana. Titubirwanyije, ni byiza, ni iby'agaciro kubera impamvu nyinshi zibaho mu buzima. Umuntu yaba ari kure y'itorero rye kubera impamvu z'akazi, kubera impamvu z'ingendo, ubwo buryo bwaba buhari bumufasirita kugira ngo n'abaterane agakurikira. Nanje bizabimbaho cyane. Hari igihe mba ntari hano iwacu Edmonton nagiye ahandi, nk'abantu turi kumwe bakabona
nkurikiye amateraniro muri online we nafite akayikutere mu gutwi kandi ko turaganira akambaza nibi nkurikiye amateraniro y'iwacu urumva iyo ni impamvu biramfasha cyambere nuko nsa naho nabaye mu materano mbona ibyakozwe byose mu rusengero kamenya what's going on nyine nkabana n'abandi muri ubwo buryo ariko urumva habaye impamvu yatumye ndaterana yego wenda nyine na voyage sindi hano muhira cyangwa umuntu ararwaye turi kumwe cyangwa se impamvu z'akazi yego nazo zatuma nyine umuntu adaterana ibyo rero online ni nziza cyane iyo ifasha umuntu nguwo uri mu rugendo urwaye urwaje uri mu kazi yego uri kure y'aho itorero ryiwe ribarizwa uwo muntu nashima Imana kuko ubwo buryo bwa tekinoloji buhari kugira ngo umuntu nawe abashe guterana ariko kandi nemera yuko uwaba ari hafi y'itorero rye uturanye n'urusengero rwawe cyangwa se urundi rusengero waba uturiye rwose rufite imyizerere nk'iyawe ukwiriye kuja guterana ni pasone nibyo byiza cyane umumaro ni uwuhe pasone umumaro w'urusengero nuko itorero ni iki yego itorero ni it's a celebration center ni ahantu ha celebration y'abizera Imana duhura twese kugira ngo duhimbaze umwami Yesu turamye umwami Yesu twige ijambo ry'Imana sibyo ako na kantu kamwe ni centre ya celebration kuko turaramye tukahimbaza tugasimbuka ni centre ya education kuko niho twigira ijambo ry'Imana urumva nubwo usanga turi mu ishuri rimwe twese turi muri centre ya education nyine twiga gusa mu maleva atandukanye kuko buri muntu wese mu materaniro afite level yiwe y'imyizerere uko ingana sibyo twari dukwiriye ubundi buriya kugira nk'amaklase nkangahe mu rusengero ariko iby'umwuka tubyigira hamwe ntaco bitwaye uko naba ndi hejuru undi nawe ari hasi n'undi ari hejuru yanje twese twicara amaterano ijambo ry'Imana ryaza riza rihura n'umuntu kuri level yiwe nico ciza c'ijambo ry'Imana ntawe ryaza ngo rivuge ngo okay uno munsi ko waregishije ijambo ry'ubwenge wowe uracari kure nturageraho kuryumva ntacu uri butoremo oya uko rije rigera ku mutima wawe kandi rikagira ico rikora rero kubera ko itorero ari centre ya celebration kandi ukaba wemera Imana ni byiza rero ngo celebre hamwe n'abandi donc nibyo byiza nico rigeneweho usomye Bibiliya abaheburayo usomere iryo jambo wumva ukuntu rivuga rirebana cyane no guterana en personne ibice 10 na kuri 25 aravuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe kugira gute guteranira hamwe no kuvuga ngo duhure ahantu hamwe duterane komeza ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira bamwe no kuvuga ngo bamwe bagira gute bibagirwa guteranira hamwe n'abandi donc bari écarté mu materaniro tibabe mu materaniro ahubwo duhugurane niduterana duhugurane muri ya centre harimo ikintu cyo guhugurana harimo kwigishanya ya education izamo muri kwa guterana komeza kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza sawa kandi uko bigeze gute uko tubonye wa munsi wegera ni uwuhe munsi avuga ni umunsi wo kugaruka kwa Kristo uko turushaho kubona wa munsi wegera duterane kurushaho sibyo no kuvuga ngo dufite obligation nk'abana b'Imana ko dukomeza kwigishanya reka ntanga urugero rworoshe wabaye umunyeshuri sibyo iyo igihembwe gitangiye abantu baba boroheje ubuzima abantu baba badakora amayetide menshi ubutaha ukaryama rwose nta kibazo ariko uko igihembwe kigenda sibyo umuntu wese atangira kumva ko
birasaba note zimaze kuba nyinshi sibyo ibizamini biri hafi mugatangira kuzamugira amanama avuga ngo duhure twige sibyo none ugasanga kwiga wenyine tibikunda birasaba ngo wigane n'abandi birasaba ngo wicarane n'undi akubwire akanosyo ka matière afite naho umubwira kawe undi atuzanira formule duhuze matière dutahe wumva hari ikintu ufite mu mutima wawe birya nimba tubikora mu mashuri asanzwe iyi madarasa yo kwiga ijambo ry'Imana yo tiwumva ko bisabwa bibiri ariko ibisaba turi rekomande guterana en personne kuruta ko umuntu aterana iwe wenyine rero ikindi Yesaya mu migani ijambo ry'Imana yavuga ngo nkuko icuma gityaza ikindi sibyo niko natwe akaza mugenzi we nta wakaza mugenzi we ari mu rugo naje ndi mu materaniro ni ukuvuga ngo niba ndi mu rusengero njewe nawe ukamunkurikiye online ndagutyaza gutese niba nicaye twahoraga twicarana gutya ugakunda ko njewe iyo turi kumwe uvuga mu ndimi sibyo wavuga mu ndimi nkumva nanje nuzuye umwuka ngasobanura indimi wavuze sibyo ubwo kera noneho wowe wazivuze nanje nkazisobanura kakubwira ati uvuze gutya n'ubu twicaye iruhande akumva ko hari icyo Imana ivuze ntiwumva ko ducyazanyije hari akantu kazamo uraririmba ngafashwa kavuga ku ndimi kavuga umwuka akaganira naje kubera iki kubera ko hari umwene data wavuze rero kubana guteranira hamwe ni byiza n'ingirakamaro ku muntu ukijijwe umuntu urwaje birumvikana uri mu kazi birumvikana uri mu ngendo birumvikana ariko noneho turavuga umuntu utarwaje utari mu kazi wicaye mu rugo iwe kugira ngo akurikira amateraniro ari mu rugo akumva biramuhagije ntabwo ari byo mu rusengero habamo abantu batatu mu rusengero harimo umuntu wajemo kuko abantu bose ariyo bagiye sibyo ni ikintu abantu bose bari gukora yakurikiye abandi akajana nabo akaja mu rusengero akicaramo ariko ntazi vraiment what's going on ariko nta kintu na kimwe azi ni juste kugenda kuko ari abandi bose bazabaje turamwita umwana mu gakiza cyangwa turamwita umuntu waje ntakijijwe nuherekeza abandi ni umuntu waje kuko urusengero iwe arufata nka centre social ni social turahurira n'abandi dusuhuzanye nyuma turahoberana tuvugane dupange za gahunda tugira amarandevu n'ibikini bintu byose uwo nguwo ni umuntu umuzuza ku rusengero sibyo yakurikiye abandi abitindamo asa nk'umenye iby'itorero nicyo gituma wa muntu iyo ahuye n'akantu gatoya kamusitaza avamo vuba agataha akavuga ati ibi bintu ni iby'abaporo noneho akaba yavamo byihuse akavuga ati n'ubundi ibi ngibi njewe nsimbyemera akaja mu rugo rero agatangira kuzakurikira amateraniro online haba hariho level yo kudakizwa ku rwego rukwiriye sibyo umuntu wa kabiri rero uba mu rusengero ni umuntu wemera none ejo akadawutinga akavuga ati nyamara bitewe n'ibyakozwe uwo munsi agataha avuga ati ibi bintu nibyo kabisa ibi nibyo ejo haba kandi kantu gatoya akavuga ati ko mbona noneho byahinduye isura eske vraiment ibi bintu baje nabatutwayemo nibyo rimwe mbona ari sawa irindi nkabona wapi sibyo ubwo n'umwana mu gakiza uwo n'umwana mu gakiza nawe aracakeneye urugendo rurerure rwo kuzageraho abasha guhagarara neza we ubwe ari gufashwa nande pastor uwo muntu rero afashwa no kwipresenta kenshi ku rusengero no kwiga ijambo ry'Imana no gusenga cyane kuko mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga bigufasha kwinjira mu mwuka bigufasha guhura na mwuka wera w'Imana kuko uba ufite rumu yo gutegereza uba ufite rumu yo gushakisha uba ufite rumu yo kwihangana kugira ngo umenye neza aha hantu ndi ibindi kwiga ibindi guhabwa ni bimeze bite ndabijera gute nabigenza gute ukajaga gusenga ukabaza Imana ukaganira n'Imana
umwuka wera akabana nawe Yego. akakurera akakwigisha sibyo uwo ni wa muntu wa kabiri uwa gatatu rero ni umuntu winjiye mu buryo bw'umwuka yego arimo neza arimo neza azi ibyo arimo azi ibyo akora azi iyo ari kuja afitanye ubusabane n'Imana afitanye ubusabane n'Imana wa muntu taba gikeneye abantu sibyo sinzi kwicucumbiza taba gikeneye abantu gute iwe icyo akeneye ni center ya celebration ahantu akuri kugira ngo aze ahimbaze Imana aserving yamaze guhishurirwa ibyo arimo ibyo ari byo kubera ko abizi rero we arakomeje yego we hahantu takihatekerezaho takicibaza ngo se ko noneho bavuze byagenda bite ibi ni biki amenya ko aha ni mu kibanza cya Kristo ni mu nzu y'Imana nanje mpamagariwemo gukora umurimo w'Imana niwe wa muntu uzabona ugera mu materaniro ntiyicare ngo yifate araza akavuga ngo niba nzamara amezi 6 hano nzaba umunyetorero nyawe nzakorera Imana kuko sindeba pasiteri sindeba umudiyakoni sindeba abandi n'abandi ndeba uwampamagaye ibyo nshakaho gukora sibyo uwo rero si uwo kwigishwa kuja mu materaniro uwahagaze neza uvuga ngo icyaba cyose muri uwo niyo twashiraho kadeni ku ikanisa niyo twafunga tugakubitaho amakara y'imbere n'ay'inyuma uwo munsi yaterana ahandi kandi akagubwa neza kuko ni ukumenya gusa ngo senti imwe yafunzwe ariko iyindi senti irafunguye kandi wa wundi mpimbaza ntatuye muri ino nyubako atuye hahandi muramiriza murinje ngahura n'abandi gusa ngatera mu rugo haba ibidukomeretsa byinshi sibyo ku kazi akazi kino nawe uragafite nawe uba muri ako kazi ntibasiba kukubwira nabi ntibasiba kugutumaho udashaka ntibasiba kuguhindurira shift uko utazishaka zijya zose wakundaga wasabye barazikwimye ariko wanze kuva mu kazi kiriya gikomeri ko kitatumye usezera mu kazi ngo uje kwicara mu rugo uzi ukurikira abakora akazi online cyangwa ushaka n'aka online akazi nako ko gukomeretsa sibyo none kariya kazi kwikuta kavuyemo kuzuyemo ibikomeri bya rasizme n'ibitutsi n'ibindi byose mu nzu y'Imana akaba ari gukomerekera ukavamo burundu ntusubire kubera ko akazi kaguhemba uwo munsi kaza gasibangatanya bya bikomere uzukomerekerayo kubera wa mushahara ukumva ejo wasubirayo ariko mu nzu y'Imana dutegereje ibihembo by'ubugingo bw'iteka niho wova ngo umuntu yangomerekeje oya nidukomereka tumenye ko Satani ari we waduteye turwanye Satani nawe ngo azadunga ari ibikomere umuntu yabasha kwihanganira agatuza hari n'ibindi bikomere tudashaka gusebya abantu ariko wowe wumva biri too much biri ku rundi rwego sibyo noneho nge ndibariza uyu muntu wumva yakomeretse cyane yakomerekejwe sinzi urugero natanga kugira ngo byumvikane ariko warabizi neza ko yakomerekejwe pe bikomeye cyane yumva nta kwihangana gifite ko kuguma aho hantu ntakiri kuhakurira mu mwuka nk'uko wabitubwiye itorero ridufasha gukura mu mwuka ntakiri kwishimira abantu bamuri imbere bari kubona kandi wenda ntabwo bivuga necessairement ngo yari umwana mu gakiza yari afite wenda naho ageze da ese uwo muntu yemerewe kuba yajya mu rindi torero ntabwo ari oblige kujya online ashobora no kwimuka mu itorero cyangwa wamuha time akajya kwiherera agata akazagaruka icyo kintu cyakemurwa gute nta muntu urageraho Satani atarasa imyambi cyo ni cyo kumenya umushumba wagushumbye ni umuntu ni umunyamubiri yokora intege nke yorakara yo gukomeretsa yo kubabaza kandi nawe umukomeretsa ukanamubabaza nawe akababara akanakubwira nabi iyo bigeze aho wumva nta connection ufite hahantu kumva ntibigenda rwose ni byiza ko ushopinga mugani wawe ko waruvuze ahandi ukareba ahantu ubugingo bwawe bw'uburyo bwa mwuka bwongera kandi gukurira neza aho yumva aho ugenda ukumva usabanye n'ubwiza bw'Imana ukabaha amahoro ukongera ugasenga ugakonekta n'ijuru noneho ushobora kuja ahantu ukahakunda ukahakurira mu buryo bw'umwuka hakazagutiza n'imbaraga zo kuzababarira wa muntu ni byiza rwose aho kwifungira hano
ngo jewe ndi umunsi utazuhindura amakanisa Kamere nuko ikakurera. kera nakoze rere c'est fini c'est terminé ngomba kuzaba hano kuzageza nuko ariko uyu mpaseri rwose simukunze n'ibikorwa by'iri kanisa simbikunda n'abantu baho simbakunda. Ni byiza ngo ugende shopping around n'umarugendo kandi ibyiza bibaho kuri kubwira na pastor ukamubwira ati jewe hano iwacu dusengera hari ukuntu jewe ntagifashwa wenda kugira ngo utanamukomeretsa nawe ngo asigarane ikindi gikomere umbwira ati hari ukuntu jewe hano numva ntagifashwa ku mpamvu nyinshi zitandukanye none ndumva jewe ngomba kugenda nabonye irindi torero numva nisanzuyemo cyane shaka kuja gukoreramo Imana. Umupasiteri nawe yabaye umwana mwiza yakubohora akanagusabira n'umugisha ukagenda ukaja gukorera Imana. Njyewe numva mu by'ukuri umuntu aje akambwira ngo ndifuza kugenda muri ditore ko ndumva hano tari gufashwa namusabira umugisha w'Imana. Ikindi nuko nimba nakomeretse ngakomerekera mu rusengero ngakomeretswa n'abaho mu itorero byari byiza ngo mbegere mbwire wa wundi wankomerekeje cyangwa ashobora kuba ataranavuze ijambo riri ndeba njewe ubwanje ariko akavuga ibintu jewe bidahwanye n'ibyo numva bikankomereza. Ni byiza ngo umuntu umwegere umubwire ati hari ukuntu ubushize nakomerekeye wenda mu nama cyangwa se mu ijambo ry'Imana cyangwa se ibiki n'ibiki byose byabaye bituma ukomereka ukamenya ati none kubw'imyumvire yanje mike n'intekerezo zanje ngufi tivyangendeye neza byatumye ntishima bingejeje aho numva tumva n'ijambo ry'Imana. None narije kugira ngo tubiganireho niba uzumva umfashe kugira ngo nanje noroherwa. No yambwiye twoganira niba arije biturukaho nkamusubiriramwe ibyo navuze wenda niba yarumvaga ko ari we nibanzeho kamusobanura niba ari ijambo ry'Imana nasomye tiryigeze rivuga ngo rivuga umuntu mu izina ryiwe ryavuze rusange ariko niba waryirojejeho cyane wewe ukumva ari wowe wenda nabwiye umbabarire rwose muvande nari kumbwiriza ubutumwa bwiza sinari nigeze ngutekereza ukamusaba imbabazi nawe yumva koko si wewe ntiwagambiriye kumubwira niba ariko yari yatekereje akaguha imbabazi akakubabarira ubuzima bugakomeza mugakomeza. Hari igihe ashwana n'abandi bakristo ntibavugane neza cyangwa kumva abantu baramugambye ku ruhande bakamuvuga bakavuga ibintu bibi bikamukomeretsa bikamubabaza akadesa akavuga ati okay hari ahantu sinongera kwaje ko abantu baho baranegurana cyangwa abantu nabi no kurumva rero ibyo byose ni byiza ko yegera aba bantu bigakunda cyangwa se ntibikunde bitashoboka nawe yumva tobasha kubyihanganira ni byiza ngo aje yigira ahandi rero ashobora kwigira ijambo ry'Imana. Ariko nawe ubarizwa online ni byiza ngo ufite umushumba ugushumbye. Yego donc uwo mumaro nawe urakenewe kugira umubyeyi wo mu mwuka urakenewe kuko birasaba ngo ubane n'abandi birasaba ngo usavinge korane n'abandi kuko nawe umukristo akwiriye kuba afite za mbuto Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya. Ni byiza tubwirize iwacu twere imbuto z'umwuka iwacu ariko kandi no hanze naho tuzera. Imana ibafashe kugira ngo mubone amateraniro nibyo byiza kuko hari igihe umuntu yicara online kugira ngo anenga abandi gusa akareba akavuga ati ko pasiteri we kariya gakoti ke ahora azana buri cyumweru karandambiye uriya runaka dorari kwayura uriya dorari kongorerana nawe tuteranye uri ahantu gusa ntiwicaye mu materaniro nyine ngo telefone ukayisubiza isoni kandi baratugoye abo bantu bazatubwira ngo ijwi ngo ryabuze ngo byagenze gutya pastor abazi ngo aya materaniro no kandi wa muntu yateranye mu makanisa yavuye kuri honorari imwe ajya ku yindi hano kubera ko adakunda ijambo akunda ko hano baririmba azi itorero rigira abaririmbyi beza aza hareba umwanya wa worship bakaramya bagahimbaza Imana n'igisirimba kikaza akavuga ngo aya materaniro ndayarangije abakera bagiye kumva ijambo ry'Imana kandi sindikunda akaja handi habaramye umukristo tiyotungwa n'indirimbo
oya indirimbo ni nziza ni ukuramya Imana no kwihimbaza, ariko igitunga umukristo n'ibyo kurya by'ubugingo ari byo jambo ry'Imana. yego nimba utazawumva ijambo ry'Imana, nimba utazawicara ngo utuze ukurikira ijambo ry'Imana, hari urwego rwo gukizwa ugikeneye kugeraho. umukristo mwiza ukomeye cyane ni umukristo uza wicara agakurikira ijambo ry'Imana nta ndirimbo zaririmba, agashakisha kumva Yesu Kristo mu ijambo. naho indirimbo hari igihe tuzamura utahawumva n'ibyo baba bavuga, ingoma zavuze nyinshi n'ibiki ukajampinga, kandi n'abajya bari online ntimuzamuna tibaza baririmba, tuzi usimbuka nk'abajya baba basimbuka mu rusengero, uba wicaye bareba gusa, ukareba ibishagasha batazi kuzina neza, bavuga ngo basenge, wowe ukaba uri kubareba gusa. none wewe uko bimeze bite? wateranye n'abandi ko ntaco waba. iyo bavuze ngo kohereza intumwa haba habaye iki? muri uno murimo turahugurana, turigishanya muri ya centre ya education. umuntu kubw'umuhamagaro we nkumva mpamagara kubwiriza ubutumwa, ngaca ku birenge by'abigisha kugira ngo bampugurire ivugabutumwa uko nzarikora uko ariko. noneho namara kugira nosiyo y'iryo vugabutumwa, kuko hirya yo kwigishwa hariho imbaraga z'umwuka w'Imana, hariho umwuka wera kwigisha akagusobanurira, akaherekezanya nawe muri rya vugabutumwa ryawe. rero duhabwa iyo mirimo itandukanye, ari uko mu mutima tubihamagariwe kubikora, ikindi kandi twabihuguriwe, noneho tukaja hariya hanze kubikora. kuja kubikora si uko tubirusha abandi, ariko nuko twumva twuzuye imbaraga n'iyo nyota yo kubikora. ntawovuga ngo yamenye ibya Yesu Kristo cyane kurusha abandi kugira ngo ari we tubihereza bikore, ahubwo bihabwa abafite inyota, Kristo agakomeza akabigisha. bakajya gusanga abandi hanze, baja gusanga abantu hanze kubabwiriza ubutumwa bwiza. hari abahamagara uwo murimo. guterana ni ikimenyetso cy'umuntu wahishuriwe Yesu Kristo. guterana ni ikintu kitakora umuntu wese, nico wamenye. kuko iyo namenye uwo nkorera uwo ari we, uwo mwami w'abami nasobanukiwe, sintekereza ko notinda cyane ku bantu. uzi ko hari umunsi ushobora guterana bakabwiriza ijambo rwose nawe uhora usoma, ariko uwo munsi ukaritahura kurutaho. Imana ishobora kugukura ahantu ku mpamvu zazo zitandukanye cyane rwose. upfa gusobanukirwa ko shifting z'Imana zirahari, zishobora kuba ziciye mu buryo wowe utishimiye cyane cyangwa se mu buryo wishimiye, ariko icyangombwa kigaragaza ko wamenye Kristo, icambere ukomeze ukorera Imana, ukomeze ube mu materaniro, ukomeze ukunda abantu b'Imana, kandi ububahe bose bakunde. tugira abanzi ngo nuko ngo mwatandukanye mu rusengero cyangwa se ngo baragukomerekeje. ico gikomere cyo mu ikanisa yeme abakirisitu mugikire mu izina rya Yesu, twigirire ubusabane n'Imana. niba umuntu avuye mu itorero ryacu ku mpamvu iyo ari yo yose, ntabwo akwiriye kuba umwazi w'ajyatorero cyangwa se umwazi w'umushumba cyangwa se umwazi w'umukristo w'ajyatorero. oya, ni umukristo wagiye ku mpamvu zumvikana kuri we, apana cyane cyane ko zumvikana kuri twe. oya, abaye umuntu mwiza yogenda atubwiye icyo yagaye, kugira ngo nimba ari ikintu gihari tuzona gikosora, kandi atakivuze ngo akitubwire twe, we akomeza umurimo yera imbuto akorera Imana, yakunda Imana. Yohana, umugabo umwe witwa Yohana, bagerageje kumwica ntibizakunda, bamuteka mu mavuta, yanga gupfa no gusha. urumva, niwe mugabo watetswe mu ngunguru y'amavuta irakama, ahagararamo kugeza amavuta ashize. bamureza aravuga ati aka kagabo nta herezo ryako, mugende muje kumutiriya azicwe n'irungu nta kundi. ariko kubera Kristo wari uri muri Yohana, zatumye Bibiliya ivuga ngo bamujanye kuri kakarwa, bavugaga ngo azicwa n'inzara ngo cyangwa n'irungu, icya gatatu ngo n'inyamaswa z'inkazi ngo zizamusangayo zimurya. Yohana
yarateganyirije impfu zitatu ku kagwa ka pati. Icya mbere yari ukuribwa n'inzara, icya kabiri kwari ukuribwa n'inyamaswa, icya gatatu kwari ukuzicwa n'irungu nta muntu abona. Ariko ngo agereyo aravuga ngo ku munsi w'Imana nari mu mwuka. Haleluya. Bwana sifiwe. Ku munsi w'Imana ngo nagiye mu mwuka, atangira kugira iyerekwa, yandika kiriya gitabo cy'ibyacu. Amen. Iyo uri kumwe n'Imana nta rungu ry'abantu bogira, ntaryo. Iyo uri kumwe n'Imana aho waba uri nta kibazo waba ufite. Ni ukuvuga ngo niyo waba ugoswe n'abambuzi n'abagome n'abameze gute, wewe uzubareba ukabona ijuru ryakingutse. Amen. Haleluya. Stefano umunsi bari kwamutera amabuye, Paulo yari ahari. Buriya abantu batazi iby'ubwo butumwa, Paulo yakirijwe hahandi. Yarebye iby'uriya mugabo. Yarebye iby'uwo mugabo ngo bamutera amabuye, akabasabira imbabazi, akavuga ngo Mana aba ubababarire kuko batazi ibyo bakoze. Ngo arangize kubababarira, aravuga ngo mbonye ko ijuru rikinguka. Bwana sifiwe. Muzi kiza gikingura ijuru ni ukubabarira. Ijuru ryacu rikinguka iyo tubabariye abanzi bacu. Wewe wavuye mu rusengero kubera ko wakomeretse, nubabarira bajya bagukomerekeje, ijuru rizakinguka ku bwawe. Rero icyo tugusabira ni ukugira ngo ube mu mwuka. Mu mwuka ni muri espace itagira ibikomere. Ubusabane bwawe n'Imana. Ntawo komerekera mu mwuka. Uko niko kuri kabisa. Hatari mu mwuka uzokomereka. Nutaba mu mwuka, yewe nutaba mu mwuka n'umwana wawe wabyaye azagukomeretsa. Nutaba mu mwuka umugore wawe azagukomeretsa, n'umugabo wawe na bene so n'ababyeyi bawe bazogukomeretsa. Ariko nuja mu mwuka nta gikomere wogira, nta na kimwe rwose. Insengero zofunga ukaja ahandi zifunguye, ukabana n'Imana, ubwami bw'Imana bugakinguka ku bwawe. Amen. Akoze pastor. Asante cyane. Turagushimiye cyane. Asante no kuri turashimye natwe ko mwonge kandi kudutumira tukaza hano. Imana baha umugisha ko mwadutekereje. Kandi Imana niyongera kuduha uburyo tuzongera tugaruka. Turabashimiye abadukurikiye, turabasabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana izabane namwe, ibashoboze. Muzukuri turavuga bino ariko tuzi neza ko hari uwo byaba bikigoye. Turasaba ko Imana igushoboza kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo gutera intambwe yo kugira ngo ube mu materaniro. Icyagukomerekeje Imana ikikomore ariko usubira mu materaniro. Ijambo ry'Imana rirenze inyuguti. Iyo ukizifashe nk'inyuguti ntabwo ziguhindura ubuzima, ariko ukwiriye kuzikura mu nyuguti ukazishyira mu bugingo, mu buzima bukwiriye, kugira ngo zere imbuto ikwiriye kumirwa nawe, ikakomora byose, ikagukiza byose, ukaza winjira mu materaniro wuzuye imbaraga z'umwuka, utabona abantu kabisa. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Amen.